wasanga nawe ibi bintu utari ubizi. Ese wari uzi ko utu tubara usanga ku miti y'amenyo tuba dufite ikintu dusobanuye? Ese wari uzi yuko utu tubara tuba dufite icyo dusobanuye ku bintu bikoze iyi miti y'amenyo kandi bishobora kugira ingaruka ku muntu uri gukoresha uwo muti w'amenyo mu gihe ibigize uwo muti w'amenyo bidahuye n'ubuzima bwe bw'amenyo? Ese nawe wajya upfa kugura umuti w'amenyo utabanje kureba kuri kano kabara? Utu tubara rero twashyiriweho kutubwira ibikoze izi cyangwa se iyi miti y'amenyo kugira ngo tubashe kugura imiti y'amenyo ijyanye n'iyo dukeneye. Rero hano ngiye kubabwira icyo buri kabara usanga ku muti w'amenyo, icyo kaba gasobanuye kuri uwo muti w'amenyo, kugira ngo ujye ugura umuti w'amenyo uzi icyo bisobanuye cyangwa se uzi ikiri muri uwo muti w'amenyo. Akenshi abantu bapfa gukoresha umuti w'amenyo biboneye ndetse kenshi na kenshi bakanayivanga bitewe n'uko batita kuri tuno tubara, kandi ibyo ngibyo bibagiraho ingaruka ku bijyanye n'ubuzima bw'amenyo yabo, aho ashobora no kugira n'uburwayi bugiye butandukanye. Hano ni kuri Delphi Akadomo Olivier, YouTube channel ibagezaho ibiganiro bivuga ku buzima, ahanini biba bigamije kudufasha kumenya uko twabungabunga ubuzima bwacu. Iki kiganiro twagize igitekerezo cyo kugikora ubwo najyaga kugura umuti w'amenyo, nawe ugeza mu rugo nkasanga uriho akabara k'umukara. Nahise nikanga kuko ubundi mu busanzwe ntabwo uyu muti w'amenyo ari wo nsanzwe nkoresha. Muri buze kumva icyo kano kabara k'umukara gasobanuye ndetse n'impamvu nagize ubwoba ubwo nabonaga ko umuti w'amenyo nguze uriho kano kabara k'umukara. Mukomeze gukira kino kiganiro kujya kirangiye kuko ibi ni ingenzi, kuko abenshi muri twebwe tugura umuti w'amenyo tugapfa kugura tutabanje kureba tuno tubara, kandi inganda zikora uno muti w'amenyo ziba ziri kuducira amasiri ku bigize uwo muti w'amenyo. Kugirira isuku amenyo yacu ni ingirakamaro kuko birinda kororoka kwa mikorobe ndetse n'amabakiteri agiye atandukanye mu kanwa kacu, aho ashobora kwangiza amenyo, kuyacukura ndetse n'ibindi. Iyo rero wogeje amenyo ahanini ukimara kurya uba ugabanyije ibyago byo kuba warwara amenyo, kuko ibiribwa cyangwa se amasukari izo mikorobe zikuriramo uba uyakuyemo. Ariko nanone ni ingenzi kumenya umuti w'amenyo ukoresheje niba uri sefu cyangwa se nta kibazo wagutera. Niyo mpamvu twaguteguriye kino kiganiro no kuri Delphi Akadomo Olivier. Bahaye ikaze rero abantu muri gukurikira kino kiganiro. Niba utarakora subscribe wakora subscribe kugira ngo utajya n'ibindi biganiro nk'ibi ngibi byiza cyane binyura no kuri YouTube channel Delphi Akadomo Olivier. Ntabatindiye reka duhere ku ibara rya mbere, ari ryo ibara ry'ubururu. Nujya kugura umuti w'amenyo ugasanga ariho kano kabara k'ubururu, uzamenye yuko uwo muti w'amenyo ibiwukoze ari ibintu karemano cyangwa se ibintu biri natural hongewemo imiti runaka. Ugomba kwitonda rero cyane cyane ku bantu bafite ibibazo by'amenyo, kuko baba bagomba kubanza kumenya niba iyi miti irimo koko igendanye n'uburwayi bashobora kuba bafite. Ndetse nawe utarwaye amenyo ugomba kwirinda gukoresha iyi miti y'amenyo iba yarongewemo imiti, kuko biragoye ko ntago byumvikana ukuntu wafata umuti kandi nta burwayi ufite. Rero iyi miti y'amenyo biriho rino bara ry'ubururu ibigenewe abantu bafite ibibazo by'amenyo ndetse bakeneye n'umuti, ahanini baba barabigiyemo na muganga kuzajya bakoresha iyi miti y'amenyo iriho akabara k'ubururu. Rero wowe niba nta burwayi bw'amenyo ufite cyangwa se muganga akaba atarakugira n'inama yo gukoresha iyi miti y'amenyo iriho akabara k'ubururu, irinde kugura umuti w'amenyo uriho kano kabara k'ubururu, kuko bari kukubwira yuko uwo muti w'amenyo urimo umuti. Ku mwanya wa kabiri rero ni ibara uzasanga kano kabara kasa na green cyangwa se icyatsi. Hano baza bari kukubwira ko ibintu byose bikoze uwo muti w'amenyo ari ibintu karemano cyangwa se biri natural, nta bindi bintu byongewemo. Ubundi uyu ni wo muti w'amenyo umuntu udafite ikibazo cy'amenyo aba agomba gukoresha mu busanzwe. Nujya kugura umuti w'amenyo rero ugasanga hariho akabara katari icyatsi, uzitonde kugura uwo muti kuko uwo muti ntabwo ari ugenewe, ndetse ushobora ahubwo no gutuma cyangwa se uteza ibibazo amenyo yawe. Uba ugomba kwitonda rero. Ku mwanya wa gatatu rero turahasanga aho uzajya kugura umuti w'amenyo ugasanga hariho noneho akabara k'umutuku. Aka kabara k'umutuku bazaba bari kukubwira yuko ibintu bikoze uwo muti w'amenyo ni ibintu karemano cyangwa se natural byavuye mu bidukikije, ariko hongewemo amakemikozi cyangwa se ibinyabutabire byakorewe mu nganda. Ubundi uyu muti ntabwo ari umuti uri sefu twakugira inama yo gukoresha, kuko ibi binyabutabire byavuye mu nganda ahanini bishobora kutaba byiza ku menyo yawe. Niyo mpamvu umuti mwiza twababwiye nujya kugura nibigushobokera uzarebe uriya muti uba ufite akabara k'icyatsi.
nusanga hariho umutuku uzaba ubizi neza ko uwo muti w'amenyo uguze hari ibintu byongewemo byo mu nganda cyangwa se ibinyabutabire byo mu nganda, kandi ube witeguye ko nyine bishobora no kuguteza ingaruka bijyanye n'ubuzima bwawe. Ibi ni ibintu biba biri personal byihariye, bishobora kuguteza ingaruka, njye ntibinteze ingaruka, ariko nyine ugomba kugura ubizi ati nguze ikintu cyongewemo ibintu byo mu nganda cyangwa se amaproduit chimique yo mu nganda. Noneho tugeze kuri rya bara nababwiye, nagiye kugura umuti w'amenyo, nagera mu rugo nkasanga ariryo bara ririho, nkagira ubwoba, nkavuga ati ibi bintu ngomba kuzabinyuza kuri YouTube channel yanjye thehealth_olivier, kuko iki kibazo mpuye nacyo hagomba kuba hari abandi bantu bahura nacyo nyamara bo ntibabashe kubisobanukirwa. Nugura rero umuti w'amenyo ugasanga uriho kano kabara k'umukara, uzamenye ko ibintu byose bikoze uwo muti w'amenyo ari ibyakorewe mu nganda, ni industrial product, full product. Wange iyo product yose ibintu byakorewemo ni ibinyabutabire byagiye bigatunganyirizwa mu nganda bakabihuzahuza bikabyara uwo muti w'amenyo. Rero nujya kugura umuti w'amenyo ugasanga kano kabara k'umukara, uzaba ubizi neza ko uguze ikintu cyakorewe mu nganda, nta kintu karemano na kimwe kirimo, nta kintu kiri natural cyangwa se cy'umwimerere kiri muri iyo product uguze. Uzaba ubizi neza ko ibintu byose uguze ari produit chimique zabaye produced mu nganda. Ibi rero impamvu nababwiye ngo byanteye ubwoba, ubundi mu busanzwe ngewe mba nkoresha akangaka kaba kariho green kibikozwe n'ibintu by'umwimerere gusa. Rero kuba usanzwe ukoresha bino bintu by'umwimerere gusa, ugasanga noneho product uguze ni product y'ibyakorewe mu nganda gusa cyangwa se ibikozwe na produit chimique zakorewe mu nganda, nta kuntu utagiramo akantu k'ubwoba, kuko nyine nkuko twabivuze kuvangikirana zino product bishobora kugira ingaruka ku menyo yawe. Niba warahisemo gukoresha product ya green cyangwa se iyikozwe n'ibintu karemano, wiyihindura keretse igihe wagize ikibazo cy'uburwayi bw'amenyo, bikaba ngombwa ko abaganga bakugira inama yo gukoresha izi ngizi noneho zifite akabara k'ubururu haba harongewemo imiti, cyangwa se bakanagutoranyiriza iyariyo, kuko ntabwo zose zongerwamo umuti umwe, haba harongewemo imiti bigendanye n'ikibazo cy'amenyo bashaka gukemura. Ubwo rero nk'iriya y'ubururu uba ugomba kuyijyaho byonyine mu gihe muganga ari we wayigusizeho. Akenshi zino z'ubururu no mujya no mu mafarumasi muzazisangayo, ariko bitavuze ko no mu maduka asanzwe utazisangayo. Ariyo mpamvu ugomba kugura cyangwa se ugomba kugura umuti w'amenyo ubanje kwitonda, ukabanza ukamenya ngo umuti w'amenyo nguze ukozwe n'ibiki, ese bigendanye n'ubuzima bw'amenyo yanjye cyangwa se ngiye guhindura. Kuko niba ukoresha urugero nk'uyu muti w'amenyo ukozwe n'ibintu by'umwimerere gusa natural, noneho ugatangira kujya uwuvanga no gukoresha wenda nk'uyu ufite akabara k'umutuku, bivuga yuko uvanzwe n'ibintu by'umwimerere hongewemo product cyangwa se chemicals cyangwa se ibinyabutabire byakorewe mu nganda. Birumvikana yuko rwose hari ikintu kitari cyiza uba utangiye gukorera amenyo yawe. Rero ugomba kubyitondera cyangwa se ukazanabikora ubizi, ariko ntibizakube yuko utabizi kandi ukurikirana YouTube channel thehealth_olivier. Njye mwabanye nitwa Manzi Olivier, ndakiga muri kaminuza ishami ry'ubuzima, bagezaho bino biganiro bivuga ku buzima nini biba bigamije kudufasha kumenya uko twabungabunga ubuzima bwacu. Niba ukunze kino kiganiro ntugende udakoze like, kuko natwe tuba rwose twasizemo imbaraga mu kugikora, ndetse niba ukunze ibiganiro binyura kuri no YouTube channel ibuka gukora subscribe, kora share ku nshuti zawe kino kiganiro kugira ngo nazo zimenya aya makuru, bajye bagura product cyangwa se umuti w'amenyo babizi neza, bazi icyo bashaka. Rero tuzabane mu biganiro by'ugutaha, mwari kumwe nanjye Manzi Olivier, tuzabane mu biganiro by'ugutaha. Ciao ciao.